imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cyiza ndetse ni igikorwa kiryoha ku bantu bagiteguye neza, ariko ni n'igikorwa gishobora kukubera kibi ku buryo ushobora kuzinuka burundu ukazabaho uvuga uti sinzongera gukora imibonano mpuzabitsina ubuzima bwanjye bwose, bitewe n'uko uwo mugiye kugikorana yitwaye cyangwa uko yaguteguye. Right? Rero hari ibintu biryoshya imibonano mpuzabitsina abantu benshi ntabwo babizi. Okay, urumva urabishaka tayari, wenda nko ku bantu bashakanye cyangwa bashakanye kera, okay, urabishaka nibyo, ariko se utegura mugenzi wawe ute? Ese wari uzi ko umutegura ariko bizajya bituma nyine yumva agushaka? Numutegura neza bizagenda neza, numutegura nabi bizagenda nabi. Rero ngiye kukuganiza ku bintu bimwe na bimwe, tips zimwe na zimwe zishobora gutuma imibonano mpuzabitsina ishobora kuba spicy cyangwa iryoha, ikaba imibonano mpuzabitsina nyine myiza ku buryo ukora n'umuntu n'imibonano mpuzabitsina nawe akazagenda avuga ati uriya muntu nahuye nawe hariya ewana on freak. Ikintu cya mbere rero ni communication. Hari abantu communication, ko wowe na mugenzi wawe muganiriye. For example, hari abantu baba bari mu rugo runaka, umugore wenda yasigaye mu rugo, wowe uri umugabo wagiye gupagasa, uzaza kuwa gatanu, kuwa kane nimugoroba utangiye kumuganiriza uti se sheri, what's this, what kind of style that we can do, utangiye kuzana ikiganiro. Ariko ukaba ufite umugore, sinzi ukuntu iyo mentality nyita, kuko iyo uri umugore uba uri indaya y'umugabo wawe n'umugabo wawe ari indaya yawe. Ntabwo niko mbyumva, that's how I understand it, kandi niko biri. Rero kumva kwifata, kwihorodinga cyane, kumva ko na communication igomba kuba kwinginga, ntabwo ari ibintu byiza. Ntabwo ari ibintu byiza. Akenshi utanabizi neza ewana, hari urugo ruragenda araza akahura n'abajenizi bakeneye kuganira idashaka kumva, ahita agenda, kandi abana barahari baza akazi. Rero communication, itumanaho ryawe hagati yawe n'umuntu mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina, nicyo kintu kiri mata cya mbere, icyo kintu kiri mata, kandi nicyo kintu kibumbatiye ibintu byose. Ibyo mwaganiriye, ibyo araza mu rugo atekereza, nimuganira neza azaza mu rugo all over you ari wowe nyine ashaka, nta bindi n'ibyo biryo byawe atabishaka. Ariko nimuganira nabi, I'm telling you ko uzabona ingaruka zabyo, ntabwo bizigera biba byiza habe na gatoya. So rero uko muganira na mugenzi wawe, uko umutera amatsiko, uko mugenda muganira, muhuza ibitekerezo, muhuza ibyo mushaka ko niyo mibonano mpuzabitsina yanyu izamera mu gihe mwahuye, niko kuzanyina ko iryoha cyangwa se itaryoha. Yes, abantu ntabwo babizi. Ikindi ni ugutegura umwanya mwiza. Imibonano mpuzabitsina ntabwo uzacunga abana babyutse, ku bantu bashakanye bafite n'abana ngo aribwo mujye gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo ari byiza. Muba muri kubangamira n'abana, atari physically na mentally muba muri kubangamira. Ntabwo uzacunga abantu bari kujya mu isoko cyangwa se abaturanyi bari aho bari guhingagura ngo aribwo mujye gukora imibonano mpuzabitsina. No, mutegure umwanya mwiza, umwanya uri appropriate kuri wowe n'umugabo wawe, cyangwa ku mugabo n'umugore wawe, aburi umwanya mutekereza ko mutangira gukora icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo muzapfata random time ngo muhite mukora imibonano mpuzabitsina ngo birabaye ngo reka dukore imibonano mpuzabitsina uko mubisha. No, itumanaho ryawe na mugenzi wawe ndetse no gutegura umwanya mwiza. Ushobora kuvuga uti umwanya wacu mwiza ni saa 6 z'ijoro, saa 7 z'ijoro, mu mazacyo, mu gitondo. Uretse agira igihe cye cyiza, ugiye mu kazi, ngiye kuzajya mu kazi. Ariko yose ni communication, iryo tumanaho nyine niryo zirizingatiye ibyo byose. Ikindi ni isuku. Abagore b'abanyamwanda rwose musavayibinga muti, umugabo wawe aragiye, amaze igihe ahantu, araje, amaze ukwezi udafura amashuka, ko yasize n'ikari, gusa urumva icyo gikorwa cyaryoha? Ntabwo cyaryoha. Ntiwoga, woga rimwe mu mwaka. Gusa urumva wowe waba spicy gute? Ntabwo bishoboka. Aho uri, environment, ku cyumba cyawe giteguye, ku mubiri wawe uteguye, uko woga, ko yitaho. Isuku nayo iri mu bintu bituma imibonano mpuzabitsina iryoha. Abantu b'abanyamwanda batera n'uburwayi, no, mubareka. Ntabwo bavuze ngo mubareke, mwarabashatse mubigishe ko nabivuga. Ikindi ni ukwiyitaho. Kwiyitaho ntabwo ari ku muntu umwe, mwese mwitaneho. Right? Mwese mwitaneho. Kandi nawe mugabo ugerageza uzana innovation. Nawe mugore ukora ibyo bita marriage innovation cyangwa se innovation, ugomba kuzana sexual innovation cyangwa se innovation sexuelle, ugomba kuyizana. Ntabwo igihe cyose bizahora ari missionnaire, ntabwo igihe cyose bizahora ari bimwe. No, niba ushaka kugira ngo bibe spicy, iga ibintu bishya. Gendane n'igihe, iga ibintu bishya. Icyo gihe nujya wiga ibintu bishya,
bizajya bituma igihe cyose mwese muhora mukumburanye. Ariko niba ari ibintu biri fixe, uyu munsi twariye akawunga ameze nko kurya akawunga n'umuceri, kawunga n'umuceri, kawunga n'umuceri, murambirwa vumwe. Niyo mpamvu usanga nyine umwe yagiye ahandi yanigendeye burundu, n'undi nawe yagiye kwishakira undi, n'undi nawe agiye gushaka uwo bahuza. Rero biba byiza ibyo bintu byose mubizanye. Ikindi ni ukwirinda stress mugiye gukora ibyo bintu. Irinde stress, urajya kwistressa kugira ngo bigende bite. Nyine ni time, ufate nk'aho ari umunsi utazagaruka ejo. Enjoying niba ari umwanya w'imishinga wishyize ku ruhande, manze we enjoying icyo gikorwa urimo, kugira ngo mwese nyine mugere kuri satisfaction, mwese mugere ku byo mushaka, mwese munyurwe uko mubishaka. Ikindi ni ugutegura, ubwo ni nka ambiance siko nabisobanura mu Kinyarwanda. Ambiance mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabisobanura rwo ku bantu babyumva neza, muza dropping comment tubyumve. Ariko ngo no gutegura ambiance ishobora kuba ari ukwinezeza. Yes, mushobora gutegura uko muri inezeza cyangwa ibiki. Hari abamanza kumva utwo tuziki, hari abamanza kunywa amave, hari abamanza kunywa n'amazi bitewe n'urwego uriho, hari abamanza kurya. Biterwa nyine gutegura iyo ambiance uko uyishoboye, uko ubushobozi bwawe bungana, tegura ambiance. Ikindi kintu ni ukuruhuka neza. Manza uruhuke. Sibyo ko hari n'abaruhuka bari muri sex, kamaze akayikora akaruhuka, noneho hakaza indi round yakateye. Okay, I'm not a sex freak, but aya ni amasomo ngomba kubabwira, sibyo? Rero ruhuka neza, utuze. Ikindi ni indyo nziza. Bro, wajya gukora sex niba okay, wenda ufite umugabo w'umufundi ukora i Musanze, aratashye, urya ibijumba buri munsi, wagerageje basi ugateka igitoki, ko nyine ugasa nkaho ugerageje ugahindura indyo nziza, ariko nayo iri bugushimishe nawe iri bumushimishe. Gerageza utuntu dushyira, ni igikorwa gikomeye bro. Hari abantu benshi bitunze kandi byakijije, babizi nyine, abaza ko kazi neza aricyo kintu azi kurenza ibindi bintu byose. Nk'uko umuntu azi kwigisha, undi akaba azi icyo bita gukora imibonano mpuzabitsina icyo ari cyo, agakorera amafaranga ata. Yes, hari abantu batunzwe n'ibyo bintu hano hanze. Ikindi ni ukwizerana. Ntago uzajya gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mwishishanya cyangwa wumva utamwizeye ngo bikunde. Ntabwo byakundana, nubwo byaba byiza. So rero biba byiza mwese mwizeranye, ntagire uwishisha undi. Ariko none waba utizera umuparteneri wawe, wimanukiraho nshuti yanjye, kagakingiriza, umutegure neza, iryo tumanaho ribe ryiza, bigende neza. Ariko n'abagabo mwirinde guhemukira abantu. Niba ugiye ahandi, jyana agakingirizo. Abantu mujya kubikora mu izina rya Yesu, mukagenda mwitwikira izina rya Yesu. Okay, mugore wanjye atazamenya ko muca inyuma. Okay, urata azamenya ko mbikora. Wagiye rwerure, ukagenda rwerure, ukajyana agakingirizo, ukavuga uti nareruye. Wagera iwawe nyine akaba ariho uvuga uti n'umugore wanjye kambigenze gutya. Ariko waba wagiye ahandi ukibuka ko ugomba kujyana agakingirizo. Kuko uko ugenda wihisha uvuga uti ngende umukristo, ngende iki, uzagira umenya ko nkora ibi nibi, niko uhura n'ibibazo. Rero biba byiza ujyanye agakingirizo. Hano hatari iwawe, jyana agakingirizo. Iwawe wikajyana. Kandi ikindi wibuke ko igihe cyose ukora sex ukishima, wanezerewe, wageze ku kiwita ku gicu cya 9. Ntabwo igihe cyose ari ugutera inda. Tuzajya uteza abantu babandi ibibazo, uri mugira abana 50, ntabwo muzabona icyo okay, wenda muzakibona. I'm not judging. Ariko ngo navuga ko abantu bafite ubushobozi busanzwe cyangwa ubushobozi buciriritse. Rero imibonano mpuzabitsina ni igikorwa kiryoha bitewe n'uwo wagikoranye nawe n'uko yaguteguye. Kandi namwe abagore mugira ingeso yo kuganiriza abagabo banyu. Umugabo we niba ari kure avuga ati kiss him, nutamukisinga abandi bana barahari bazabikora. Nabwo ngo azabikora nk'akazi, sibyo? Rero bikore ibyo ashaka, bikore nawe ibyo ushaka bikore. Bityo rero iyo mariage, icyo gikorwa nta muntu utazagikumbura. Ariko mwese mwese nimutinyana, mwakagira icyo ashaka ntakibwira undi akaba afite icyo ashaka ntakibwira undi, bizabiha kandi umwe azagenda agiye, umwe muri mwebwe azabihomberamo. Rero biba byiza mugiye mugira ibyo bita marriage innovation. Sinzi ukuntu mu Kinyarwanda nayivuga, cyangwa se niyo sex innovation igihe cyose, kugira ngo ibintu bidahora biri fixe, ibintu byose bidahora bifashwe nk'akamenyero nk'ibisanzwe. Ntabwo ibintu byose ari ibisanzwe. Ntimukabigire nk'ibisanzwe igihe cyose. Muhindure nyine like a narrative, sibyo? Uyu munsi byagenze gutya, ejo uzahindure bizagende kuriya kundi, ejo bizagende ukundi, ejo bizagende gutyo. I promise you ko mariage yawe uzayirinda mpaka nta n'ikintu kizigera ki breaking.
yego nashaka kugenda azagenda kuko wenda uri sex freak azaye gushaka abatari sex freak ariko azagende ntacyo agushinja avuga ati ntacyo utakoze sibyo. So rero twige kugira umuco wa innovation, ikindi twige umuco wa communication, by'umwihariko abagore tureke kwifunga ku bagabo bacu. Urifunga si iki? Umugabo wawe ni indaya yawe, nawe uri indaya ye, nta byo kwifunga bihari. Rero mureke imico yo kwifunga, mureke imico yo kwiyimana, no cyakoze utamwira, ariko noneho kugira ngo ujye gushaka umuntu utizeye wabireka kwigumira iwanyu. Rero urushaka cyangwa n'imibonano mpuzabitsina no kwizerana iyo kudahari nta kintu kiba gihari. Ibyo bintu bidahari biba byapfuye. Rero niba wakunze ikiganiro, comment ikindi kintu naza kuganizaho ubutaha, ulayikinge.